ngo nimwereke mu cyumba cyanjye ngo nimwereke amabere yanjye ndambwira shareka nkubwire amasava nta kibazo nagiranye nawe uretse ikibazo nagiranye nawe arabizi neza ikibazo yangejejeho nticyabasha gukemuka nkuko abishaka arambwira ati nabonye amatako yawe ngo wabaye paralize urumva ngo zangoreka nkusengere I was about to sleep arangije arambwira ati zamura urumva rero iyo umuntu yirarana nshuti yanjye wambara uko ushaka ne nambaye akantu kagufi mu by'ukuri mumvugira muri comment ngo amatako komeza noneho rwose ndamwereka ndavuga ati nukuri ni papa wanjye ntabirenze njye cyane nari nzi ko na Pastor Kim rwose yubatse urumva uyo mwana yaje kunyiyaturira wenyine ambwira ngo agurisha videos for the people from Nigeria sinitaye kugira ngo mbone ubwambure bwe naramubwiye ati jya muri dushe yawe urabyumva reka ndambwira rero njye namajije kwambara ndakwereka ikibibi gute kiri haruguru y'ikibuno ndakwereka ikibibi gute arangije arambwira ati wowe nyereka ndavuga se ikibibi kirahurira n'amasengesho ugiye kunkorera ku mutima ariko ndamanura nyere ko kumva ikibi cyari kiri hejuru y'ikibuno ndamwereka and then ariko nambwira ati mfite n'ikindi mu ntege ati nyereka ndavuga rero nta kuntu namwereka ndangije ndagenda nkuramo kora nambaye isume njya mu cyumba ndanereka telefone nari muri salo ndayitereka ndangije mfata isume nyine ndayizamura mwereka ikibibi kiri mu ntege ibyo birarangira arambwira ati uzaba umukire ibiki kandi koko nanjye kubera yuko bambwiraga yuko ifite ikibibano hihishe nyine ubu uri umutunzi uzaba umukire ambwira ibintu numva ntabwo ari bishyashya amatwi yanjye ibyo birarangira ngeze mu rugo ko yarambwiye ko ngiye kubanza guca kwa papa ngeze mu rugo mwereka n'akabibe k'iwacu n'ibiki urumva nk'umuntu wari wambwiye ati ngiye kukubera umubyeyi mwana wanjye nta kibazo rwose mwereka ko nageze mu rugo twari twasenze yari yambwiye ngo nkore amasengesho y'iminsi 3 umuntu rero nkanjye utimenyereye ibintu by'amasengesho ndamubwira rero pastor inzara iranyishe kandi nasenga tuvuganaho arambwira ati Jona ihangane nuko bimera ibiki n'iki njya kwa mama turavugana ananyerekana njyewe kuri Zoom ye avuga yuko yungutse umwana mushyashya nyine twari turi kuri Zoom aranyerekana avuga ati nabonye umwana mushyashya abantu bari kuri iyo Zoom muranyibuka neza arambwira ati nuzamuka i Kigali nzaguhuza n'abantu bazajya bagufasha nyine musengane cyane mba nabyishimiye mbibwira mama wanjye ndambwira ati mami hari umupasiteri nabonye yambwira ibi n'ibi ntago yarabizi n'ubwa mbere nari mubonye ndumva nyine ndi interested mama aravuga ati okay komeza usengane nawe numva ndishimye abantu bari bahari barabyibuka yanamanuriye ko ngenza abanana n'umwana wa Perezida Kagame ati wabyifatamo ute icyo muraguha guhamagaye subiramo gato aho ngaho subiza filime inyuma subiramo gato utiki Godfather please no hajemo yakubwiye ko uzabana njyewe ubwanjye yarampanuriye ati uzabana n'umwana wande His Excellence kandi anatamaliza chukua kidogo wait gato ataravunika no please nje nasabye ntuvugiremo wa mugabo we ndagusabye numvugire no nta kubahukana ndagusabye ntabwo twaza nawe uwo ceceka nsoze twende kazi ubahana first lady please mundeke mvuge nawe nushaka kuvuga uravuga arambwira ati wowe wabyifatamo ute umwana wa His Excellence aguhamagaye ati yambwiye icyo muroharya ni Ian ndapfuye ego mutapiye screen tapote sorry
someone was calling me and then arambwira ati babyifatamo ute umwana wa nyiri igihugu aguhamagaye akubwira ati duhurira hano yantamanuriye ahantu tuzasohokanira bwa mbere yambwiye mana yanjye uzasohokanira nande na iyani n'umwana wa nyiri igihugu we urumva abarambwiye ati wabyifatamo ahita ambwira n'ukuntu yahanuriye Pamela na The Ben ko bazabana avuga ko Pamela ngo yabyinaga niba ari traditionnel simbizi ngo muri nuza muri church yabo sinzi ukuntu yabisobanuye nge nari nitaye ku byarimo kumbwira ntago nari nitaye ku bya Pamela na The Ben kuko byarasohoye barabanye niba yarabimubwiye nabyo nzi sinari impari urumva ndangije ndavuga ati rero ibi bintu bishaka kuba ari ibyo kubera ko urugero nabonye rwa The Ben nande na Pamela atagota abashiti banjye batangira kumugana bambwira ati Johanna ugiye kuba umugore wa anyways ibyo nyine nabyihorera sha numva mbaye more interested kuko hari ibintu yambwiye bya nyabyo ndavuga wi nibyo pe kandi koko byari ibyo gusa twakomeje kuvugana sinajya muri detail ngo mvuge ibintu byose ukuntu twavuganaga ikintu cyaje kundenga yarambwiye ati Johanna ese ko nabonye byarisangaye rabiransa kujya muri chat ariko Godfather wenda aza kuzikoherereza and arambwira ati nabonye amatako yawe ngo wabaye paralize urumva ngo reka nkusengere I was about to sleep arangije arambwira ati zamura urumva rero iyo umuntu yirarana nshuti yanjye wambara uko ushaka nambaye akantu kagufi mu by'ukuri ndazamura zamuye ndamubwira ati rero dore ngaye amatako yanjye ngaho usenga niba Imana yakubwiye yuko nzahurira n'ikibazo kuko nk'umuntu usenga hari ibintu umuntu akusenga kubwira ukumva nyine ni nk'aho ari itegeko urumva kuko arasenga ntago nayo muzi iyo mico mu by'ukuri akazambwira ngo zamuraho gato ndambwira se ko wambwiye nkwereka amatako ukambwira ngo nzamureho gatoya nkaba ngiye kwereka ibyanjye byose ibyo ni ibiki ndambwira ntago ndi burenzanga nsengera niba ushaka kunsengera arambwira ati fataho mfataho ati vuga gutya sorry ati vuga gutya ndabivuga and then ako umutima uranjye ndavuga se umupasiteri ukubwira ngo agiye kugusengera akabanza no kugusaba ariko mana we kuki nibagiwe umunsi wa mbere tuvugana yaramanuriye arambwira ati Johanna hari umuntu woherereje ifoto wambaye ubusa ati yarayijyanye kuzimu ibiki n'ibiki ati iyo foto yimereze ni pasa niba naba naranayohereje ntayo nyifite ndambwira nayo mfite iyo foto ariko urumva yashakaga iyo foto nambaye ubusa urumva ndambwira ati ntayo nyifite nsubirira aho ngaho arangije arambwira ati vuga ibi ngibi ndabivuga aransengera birarangira urumva turangije turakomeza turasengana nshuti yanjye ariko biza gusa nkaho bibayemo beef ko nta kimwitaba kuri video call nza no kumwandikira message namubwira pastor with all due respect ntago njye nyishaka kuvugana video call nawe ariko ubwo ndi mu mutana namubwira ati rero njyewe mama wanjye yambwiye ngo musengane kuko urumva mama wanjye nagiye mushiriye inkuru umbwa tugiye kuba ba mwana barunaka ibiki n'ibiki urumva avuga Tom Pastor nanjye dusengane ambwire ibiki ariko ndava mu mutara pastor bataravugana rero ko mama wanjye phone ye yarapfuye nini yarimo gukoresha telefone ntoya muri iyo minsi yaje ambwira ati mami ntago mfite ukuntu nkuhuza na pastor ahubwo reka nze gushaka ubundi buryo tubigenza mpamagara pastor namubwira se ko mama ashaka ko muvugana kandi telefone ye nini yapfuye njya gutira my brother agatelefone gato yari afite kuko urumva bavuganiraga ku yanjye umuhamagara ku gatoya pastor ari kuri call ya WhatsApp baravugana urumva ikintu cya mbere yaravuze ati ngiye kuza ati
umukobwa wawe yarananiye kandi ndashaka kuza gutanga inka. Mama ati bitese byagenze bite? Ati ntagishaka kunyitaba ngo video call ngo wapi. Ibyo bintu mama wanjye arabizi pe. Urumva? Uretse gato wanze kumwitaba kuri video call hamagara mama wawe? Nyine baravuganye ari mu buryo bwo kugira ngo amusengere. Yego. Anje aravuga ati rwose umukobwa yanze kunyitaba yarananiye nta kinyumvira. Urumva? Ati yanze kunyitaba kuri video call. Ati ndamamagana ntajye nyitaba ibiki n'ibiki. Mama rero urumva ababyeyi shire wanjye no kubazana muri ibi bintu nta nubwo ari ngombwa. Mama nanga kumubwira ibintu byinshi nyine. Kurumva ngiye ni umuntu nari nagiye nshiriye inkuru nziza bambwiye ati bambwiye gutya kandi yambwiye ibintu bimwe na bimwe mbona nibyo. Urumva rero nanga kugenda mpinduranya indimi imbere y'umubyeyi atavuga ati ubu n'ubujajwa. Urumva ndaceceka sinagira ikintu mbwira mama. Haciye iminsi njye gusura mubyara wanjye yumva ukuntu mvugana na pastor ndavuga ati se kuki utakundana na pastor ninjye sinjye nkundana n'aba pastor rwose nago nashobora amategeko yabo abarambwira ati none se ati kubera iki ni rwose by'amategeko sinabisha ariko muhisha ibyo byabaye arangije yeba iminsi mvuye kumusura arambwira ati nyamara Jo witondere uwo mugabo njye amakuru ye mfite si meza ingo nyinshi zarasenyutse kubwe. Urumva ibyo bintu pastor abyibuka narabimubwiye gusa muhisho wabimbwiye kubera ko mubyara wanjye bari bavuganye nangaga gucreatinga beef hagati ye na mubyara wanjye. Ariko ubwo pastor beef ziguma aho ngaho yuko nanze kumwita video call akava akarakara akirakaza akamamagara saa 9 z'ijoro saa 10 nananiwe gusinzira kubera yuko this and this. Urumva wanze kunyitaba mbabara basunyitabe bwa nyuma nkamwitaba akambwira ati ya mavi yawe Imana yongera yanyereka ongeranye ndabyanga. Namwandikira message rero inshuti yanjye ngiye ikintu kiri ahangaha sinigeze nikinisha ku mbuga nkoranyambaga no mu pasiteri wacu. Dore n'ubundi nari moderator kuri TikTok kubera yuko yanyise his daughter and ndavuga okay umuntu niwe ushaka ko mubera umwana kandi nanjye nkeneye umuntu unyobora mu by'isi man tuba dufite ibintu bidustressa ndavuga yes kwese ntabwo umwana tugaruke gatoya mu buri uri kuzamura kugira ngo agusengere utazagira paralisi. Warazamuye aragusengera njye ati nyereka ayo matako yawe nshaka gusengera. Urumva ati nabonye Imana imbwira yuko ngo ugiye kuba paralize ngo hari umuntu wakuro man nino hari kunavuga ibintu kumva biravanga vanze n'uruvangi. Urumva mumvugire muri comment ngo amatako komeza noneho rwose ndamwereka ndavuga ati nukuri ni papa wanjye ntabirenze njye cyane nari nzi ko na Pastor Kim rwose yubatse. Urumva ndangije nkora iki ndamwereka ndavuga ati senga rwose sinzananirwa kugenda sinzananirwa kwishakira amafaranga ndacyari muto. Arasenga ati zamuraho gatoya ndabyanga rero ngereka mbabwire mwa abanyarwanda mwe turahano turi 823 wongeraho magana bari kuri Twitter utuzi ngo nahangaha gusa yerega na libiri kuvuga n'abandi mwese muri kuri Twitter ntazi. Urumva ndabizi ko bintu bizasohoka. Urumva niba hari umupasiteri aze kuzamuka umupasiteri wese uza kudusengera avugeho n'ijambo ry'Imana iraza kumfasha. Yego komeza. Ejo bundi nababwiye ko hari umuntu wanyandikiye inbox ya TikTok ambonye kuri panel ya Pastor Kim arambwira ati uyu mugabo naramuka gusabye ifoto cyangwa video ntuzibeshye ndakwinginze. Ntabwo yari amaze kubimuha kera. Ntago ngiye nigeze mbimuhereza sheri kandi mu buri Godfather ntago uri kunyumva ngiye ikintu mvuze ni iki ngiki ntago nigeze mbimuhereza. Urumva twari turi kuri call ambwiye ati reka ngusengere mwana wanjye mbonye bigenda gutyo man umuntu uri kumamagara kuri TikTok ndakwinginze bimamagara muboroki kuko n'amasaha nagwa hagiye kurangira atatu ndi mu. This is a serious issue. Urumva yego
and then ambwira yuko hari ikintu yabonye nanjye kubera ko hari ibyambwiye bya nyabyo by'ukuri ndavuga why not reka mwereke nsengera namweretse amatako siri to pray ntuze kubivanga komeza navuze iki namweretse amatako ari kunsengera just arimo ambwira ati no akangana no zamukaho gato ndamubwira no this is too much iyo message ndayifite mbwa ati pastor ntago ngewe sinshaka video call niba ari hano mananje urakoze nakuvanye muri gahunda wari urimo nakuvanye muri gahunda nari ndimo ngiye nifuza ngo ibintu birangire impamvu nakoze ibintu ni yihe nge nta side nigeze mfata simfite ububasha bujajinga uwo mukozi w'Imana ntabwo ngiyewe njajinga umukozi w'Imana ariko umuntu yaje hano nandikirwa n'abantu benshi bati umuntu abantu batandatu batanze tumwanyajeje bavuze ko bamusanze kuri platform yanjye hano kuko yarazaga hano kamuha umwanya akabwiriza turi kumwe so the thing is icyo mvuga ni iki ngiki munyumve neza cyane icyo navuze kandi nshaka gusubiramo nuko muri bakuru kwa mushobora gutoranya mukamenya ikibi n'ikiza ngiye natanga platform ahantu kuri bombi mwese ntabwo njya ntoranya nabahaye platform na nyiri ubwite yagombaga kuza hano nawe ni umuntu ibintu bikajya ku mugaragaro abantu banyirukanseho inshuro nyinshi Jessica ushyiremo request abantu baje hano benshi cyane ariko abantu barenga batandatu bati uyu muntu waje kubwiriza hano we ukamuha platform tukamumenya yarangiza agasengera imiburi nabuza hano nkwirwa ntabwo nagomba guceceka I have no issue with anybody ntabwo nagomba guceceka so twumvikana ikintu kimwe rero natanze platform ku mukozi w'Imana birangira bigenze uko byagenze so that's why iyi platform igomba gukoreshwa kugira ngo tubishyire ku muzi tugiye kujya noneho ku byabaye akasa mutwe dufite umudamu hano witwa Mama Sava Shandorokita Mama Sava uyu ni Mama Sava muzi uyu mugabo ngo yaramuhanuriye ngo azarongorwa na Papa Sava Mama Sava hano yahanuriwe na Pastor Hakimu ko azarongorwa na Papa Sava ni video yaciye ibintu mu mujyi wa Kigali binyamakuru birandika Mama Sava araza aravuga ati ibintu byatumye izina ryanjye ryangirika byanyiciye ibintu ejo aravuga ati ngo dufate ibyambayeho navuye imyuna Pastor avuye hano aravuga ati uwo Mama Sava naceceke kuko ibintu bye mfite muri telefone ni byinshi cyane bitandukanye na buriya buhanuzi naceceke kuko ibyo bishize hanze nibara Mama Sava ndagira ngo ufungure mikro yawe tumute nawe bafite umusope nawe waterese umukozi w'Imana telefone ye ko yatubwiye ko harimo amabanga yawe menshi turetse biriya byo kuguhanurira kuzarongorwa na Papa Sava nubwo avuze ko iminsi igihara azakurongora Papa Sava ijambo ni ryawe Mama Sava fungura mike yawe utubwire okay ngenda ndavuga ibintu bibiri ariko mbere yo kugira ngo mbivuge muranyemerera nge simwite pasteur nge papa wanjye ni Revera Pasteur nago namugereranya n'uriya mugabo ndamwita Hakimu ntibize kumubangamira nge menyana na Hakimu nagiye gusengera iwe nemviswe n'umukobwa wari waje gukina muri Papa Sava njyayo ari bwo bwa mbere muye n'uriya mugabo nge n'uriya mugabo twahuye inshuro imwe ntiturahura inshuro ya kabiri ari nayo nshuro yampanuriye sorry uwo mugabo naragiye bafite ukuntu bakira abastari bakabicaza imbere ahantu sinzi icyo bakurikiza uwo mukobwa yari muri protocole anjyana imbere abariho nicara ariko uwo mugabo narigeze kumwandikira ndamubwira ngo azansengere ntekereza ko maybe ko yansubije ntitwavugana byinshi ntiyari yamenya ahari njya gusenga ahita ambwira ngo ariko ntiwanyandikiye ndavuga yego narakwandikiye ahita ampanurira ambwira biriya bintu ngo byo kubana na Papa Sava mbonereho gukuraho iki kintu njye narabivuze ko cyanyangirije akazi cyanyangirije ibintu byinshi nta muntu wanga ubuhanuzi nta muntu wanga ubuhanuzi kuko nta burenganzira tubufiteho bwo kubyemera cyangwa kubihakana umuntu arabitegereza akabishyira hari agategereza ko bizabaho ariko reka nkubwire niba ko kuri umukozi w'Imana nibura ari kugira ubwenge bwo kumenya aho uvugira
wari kugira ubwenge bwo kumenya uwo ubwira n'uwo uri kumuhanurira. Icyo ni kimwe. Kwifata ukavuga ngo ibyo yambwiraga narabyemeraga. Twari turi mu iteraniro ririmo abantu barenga 300. Ntabwo nari mfite kugwakanya imbere y'itorero ryawe. Hariya n'ubwa mbere nge nari mpageze. Hakimu, nongere mbigusubiriremo ubwo buhanuzi bwawe, niba ari n'ubuhanuzi, niba nabyo witekerereje, ubwira iyo Mana yawe ko bidashoboka. Ntago bishoboka. Ndongera ndabivuze kuri iyi pano, ntago bishoboka. Ko wabara na papa. Ntago bishoboka. Ku mpamvu zanjye bwite. Nta kintu no gusangiza undi ari we wese. Amabanga yawe. Byerega uwo mugabo nta nubwo nandikiranye nawe igihe kinini. Umva ukuntu byagenze. Nyuma yaho iyo video bahise bambwira ko nyine ngo yaciye kuri YouTube. Ndanabimubwira tukiri ku rusengero, ndamubwira wambara ugakuraho biriya bintu ko bishobora kongeraho ingaruka. Arambwira ngo nta kibazo ejo tuzabivuga nawe. Mu gitondo nka saa moya umugabo amamagara video call. Man, ibintu aba badamu bari kuvuga byo guhamagara video call, sha iyo ngeso niye pe. Arahamagara wagira ngo nakazi yafashe. Umugabo arampamagara. Ndabyuka hari nka saa moya za mu gitondo, ntarabyuka, mitambyuka nambara igitenge nicara muri salo. Ndamwitaba kuko mu cyumba cyanjye ntago nkunda mu rumuri. Arambwira ngo wawe ngurasaniza ngo wanyeretse ngo mu cyumba cyawe. Ndamubwira what? Ngiye umwereke mu cyumba cyanjye. Tushaka kurira mu cyumba cyanjye soare ngo nyine ngo umenye ahantu ngurara. None icyo kintu cyo kubwira abakobwa bose ngo azabana nabo. Cyo kuzereka nkubwira akintu ukuri ko Imana yo mu ijuru, Imana izaguhana. Arambwira ngo rega ngo nta wamenya ngo nabo umugabo wawe. Ndamubwira se sha umugabo wanjye wa muntu we. Nanjye ko byanyobereye naha. Wandetse koko. Nani impamvu nge namubwiye gutyo nsa n'ubyitarutsa. Nabyo bifite impamvu yabyo. Ngo impamvu namubwiye gutyo nimbyitaritse, amubwira nti ntago byakunda ko nabana nawe. Nubwo twabivuze ko nabana nawe, nabwiye nti wapi rwose ibyo nise nabijyamo. Gute se agatsimbura papa savase? Man, afite ikintu cyitwa ubuhehesi. Ngenda bivuga mu mazina ya afite ikintu cyitwa uwo mukobwa wanjyanyeyo yanjyanye yambwira ko akunda pasiteri. Ariko byumva arambwira ngo akunda uriya mu pasiteri, ngo yakora igishoboka cyose akabana nawe. Ndavuga se niyo mukobwa akunda umuntu. Je nanjye ntabwo nari nzi ko uriya pasiteri atagira umugore. Nari nzi ko agira umugore, banavuga ko niba umugore waba muri Canada. Ibintu nk'ibyo ntazi ibyo ari byo. Abantu mutapinge screen. Umugabo nyine ambwiye abantu mutapinge screen mwandike mu gwe topic kugira utaza kumanuka. Hanyuma ndabasaba ngo mutapinge mukande kuri hati nk'ibisanzwe. Ase mwabaye muti do it. Twagiye fungura mic yawe masava. Ariko mutapinge noneho nje nyine nsa n'ubyitarutse. Ubwo ni muri icyo gitondo ari kumbwira ngo nimwereke mu cyumba cyanjye, ngo nimwereke amabere yanjye. Ndamubwashareka nkubwira ntago ngiyewe imyaka mfite n'ibyo bintu uri kuvuga bihuye. Yarakubwiye ngo umwereke? Ngo mwereke amabere yanjye. Ndamubwira ntago ibyo bintu bihuye pe rwose, ntago ibyo bintu bihuye. Man, Godfa, ejo nzaguhereza message zose zuriya mugabo. Kandi tugiye arahamagara. Hano ngiye ko ntabwo mwandikira. Nyine ndakwereka mesa ejo nibwo nzazikwereka ko ziri mu yindi telefone. Okay. Ibyo twandikiranye hatazanagenda agafata ibinimero akandika amazina yanjye akambeshyera. Kandi arabeshya shawo. Uwo mugabo arabeshya. Arabeshya n'ibintu byose yavugaga abeshyeraga abo bana. Kandi noneho si n'ubwa mbere. Si n'ubwa mbere umugabo mwumvishe mu bintu byo gushaka kubona ibitsina by'abantu. Abagore bose bajya gusengerayo hariya abenshi. Noneho sinzi umuntu wamubwiye ko ari mwiza. I'm sorry kubivuga, sinzi umuntu wamubwiye ko ari mwiza ngo aziko abantu bose bamushaka. Nshuti yanjye ntago abagore bose bagushaka. Ikindi uraciriritse sinjya ndya imboga njye ntawe ntaha muzuru urye nakubwiza ukuri bikarangirana.
mumubwire yuko abagore tutamukeneye, ikindi ko yamaze kumenyekana. Ibyo nibyo kwirwa yitwaza ngo ni umukozi w'Imana ashaka kubona buri mugore wese se we. Abatekereza ko ari umukozi w'Imana twahuye nawe wenyine. Roza Njyewe ndamwiyamye noneho Godfather kankubwira ukuntu umugabo arenseriye. Iriya video yose imaze gutrendinga kuriya, bimaze kujya hanze, abantu munabimenye ko iriya video yakozwe mu kwa 12 nibwo yasohotse, imenyekana mu kwa 5 kundi mwaka nibwo yagiye hanze. Arangije antuma abanyamakuru ngo ampe 2 miliyoni ngo ngende mvuge ko ngo iriya video nta kintu ntwaye. Iriya mwabonye yasakuza arasakuza abwira abantu bose ngo Papa Sava azabana na Mama Sava. Bro, niyo nabana na Papa Sava ntago ari wowe byacaho. Imana ihuza abantu ikamenya uko ibahuza, ntago ari ngombwa ngo uzumanure ngo nzabana na runaka. Ikindi kandi ntago bizi neza niba nshaka umugabo. Usanga ari n'umutinganyikazi. Wasanga wenda nanakunda gusa sibyo, ntago nkunda abakobwa bagenzi banjye. Nkunda abagabo ariko ntago nje nta rush mfite yo gushaka umugabo. Nta nuwo nkeneye ko amumpanurira. Ibyo bintu rero byo gushaka gufata abana b'abakobwa akabagira ibikoresho bye, uriya mugabo wa mugabo reka nkubwiye ntago ku izina ry'ubupasiteri. Niba uri pasiteri nenze uko nitorera ari rye sirye, araho yitirira amatorero ataraye. Usoza ufite umunota umwe. Njyewe nsoza ndamwiyamye amvire mu buzima, umva azace n'ahandi njyewe mana wa mugabo we nta mahane ngira, sinjyana navuga nabi. Warambabaje, wanyiciye akazi, ngusabye imbabazi, ntuzongere no kuntekereza mu butekereza. Nunambona mu muhanda ujye ucukwawe ncukwanjye. Murakoze. Yagushimiye. Twagiye kwa Gakiza. We mwaranahuye. Nje twanahuye, ndi n'umugabo sindi n'umugore ngo yashaka yeda ashakaho. Yaza kunyeskuruka kuko azi ko jewe nigirira brage, ino byose ndabyakira. Iyo umuntu ambwiye ikintu nyene je muri muzi. Akaba nitereye hareru. Ubwo noneho rero video wavuga yuko yasengeye ngo amashitana akambamwo, nta yandi ma video je afise yanje nuba naravuze ngo asengere ngo uvuge yarampandurira gusa bikarangira. Niyo yambwira ngo turavugana mu gikari ntikwigira tuvugana. Ubwo urumva ko yari occupé n'abandi bantu, urumva nka bajona n'abandi bose. Byavuga ko yasengeye ngo amashitana akambamwo mugere muyirebe kuri TikTok na ipininze. Nazo no kuyikura yari no ma video yakuri. Ndavuga ngo reka ndayizone n'uwo ndiko ndavuga mu muremo mumubone. Namupininze hejuru. Niyo video avuga yuko ngo yasengeye ngo hakavuga ngo amashitani ngo yasokora. Abivuze umunsi niye bwigira bivuga. Muze kumvira amashitani sokora yakuvuyemo sokuru wawe. Ara amashitani na sokuru wawe yakuvuyemo. Mugira kumviriza none iyo umuntu avuye mu amashitani sekura ikavuga ubwo muze kumviriza amajwi kugeza irangiye kuko nashize nk'umuziki uko yabivuze no nabisubijeho umva uko video ingana yose nayiteretseho. Nuko avuga ngo yasengeye ngo avare nk'amashitani ahubwo yayanteyemo. Uriya mugabo yampandurira amafaranga je nifitiye akazi, akambwira ngiye guhana na miliyoni nifitiye akazi, nibonera kontra aragaruka arahanura. Ico yakoze gusa ndi muri iyo kontra yaje arasengera antera umugongo ngira ngo umwe nibere imwe. Ndagwara ndazingararanje hariya ntiyongeye kugaruka. Ahidire byagomba gukora yarabikoze aragenda. Ntiyongeye kugaruka, yongeye kumpamagara aje hano ngo ninje guterana ngwiwe ngo ningende ngo kuri eglise yafunguye hano twumvikana uriya mugabo nitorera afise gitwa ngo niba ari ngo Blessing Miracle Church byaba hari ikanumbe baripfunze muri abasengero amwe ya mbere ngira ngo bagize ko tagira na toilette baripfunze mu ya mbere. Ahitaza hano nta shengera afise aje gusengera hano ku Barundi. Nzoje kubafatira na video arimo kubwiriza. Haba ari abakristo bangahese. Cyangwa nzatumeho umuntu agenda afate video amenda bereke. Uyu munsi naho kagungura raje ngo ntabwo ngo nzabona. Ngo wagihumeka. Nape mbona ubugingo. Ntabwo ndashaka kubura ubugingo kubera ko ndashafite imyaka ndacakeneye kubaho. Nta muntu ndeskroka nta ndo nkeshaka ku bantu, nta muntu ndaje kubesha, sindaje kuvuga ngo Imana iravuze itavuze. Nape mbeho. Niba yumva ko ngomba kuba ari uko atakihari. Ngo ntabwo ngomba kubona ngo bugiye tusagihumeka. Ubwo rero ahitamo kuba mu nzira jewe mbeho cyangwa naho ndabizi se yemere guhomba kuko je ngomba kubaho ko byagenda kose. Ningira icomba naho ndishinganisha. Ubwo niba ari ihari n'abandi bakaba hari ningira icomba ndishinganisha. Igikurikiye kuri ibyo ndende umuturage
ntabwo jewe yashaka kuza kushiraho iterabwoba naje shaka kuja gutanga ikirego ntabwo rede mu Rwanda ahari niho ndi umuturage nko ari umuturage ntabwo ashaka kuza kuvuga ngo je ndiko mvuga ukuri kw'ibintu vyabaye akaza kuvuga ngo yasengeye ngo mutane wagiye kumvamo ngafisha n'aba video nayaza yashire hanze ubwo ije video abantu mwayifashe muzampa gace ahubwo uzokame godi umhateka akavido avuga ngo ntagomba kubaho ngo nta bugingo ngomba kugera kihari aho kavido ndakibikeho da Ichama abade no kubera ko yaraje ko ariko avugwa n'abagore gusa abona agende ndumugabo kandi nteko mvuga je ibintu byo mu buriri ndiko mvuga kuri fact kw'ibintu byabaye abantu yahanuriye impapuro akababwira afite amadosiye ngenda rasa abantu akavuga ngo bangi dossier ngo inkuze ngo mu byumweru bibiri ngo bonye impapuro agahita abana negative akabona kitakabona n'ibindi byose bakamutekeza kandi abantu bose batanga ibya 10 yababwira ngo nibikonegete ku mavuta bakaraba bagenda amajoro ngo yango rindira ngo ubuhari barahari bari abantu bose bampagaze nyuma twa turasenga urakoze cyane so kuvuga ngo nawe aya masaha wowe niki aya masaha kikubangamiye je cyo mbangamiwe nakimu icambere muri byo nuko yabeshe kandi atemera guca bugufunga sayimba ashira iterabwoba ku bantu ndabira nk'iterabwoba ashizeko ndi wa mbere sabikoze yahora bivuga amateraniro ngo hari umuntu nigeze guhanyura ngo yahise apfa ngo hari umuntu nagize gutya ngo yanga gukora ibintu yahise agenda bivuze ko nukuvuga ngo utamwemera ugomba kuvaho ugomba kubiga itamboce iryo terabwoba nazo ndarirambiwe sigambira bivuze ngo muge mu nyigico yagiye ari gica amaze kuzisangamo ijya avuga yuko hari abantu bamupinze bagapfa ubu naje kumbura ko ntagomba kugira ubugingo ubu rero abagore bahaguruke ku vyakoze jewe nani mpagurutse ku giti canje n'abandi mwese muri ngandi shinganisha ningira icomba ubwo bugingo agomba gutwara ubwo muzamenye ko nzoba ngiye kitageze niwe arimo kushaka tubikoza abandi basengera muri cyane y'abarundi nkaba mbona uyu mugabo afite icace nini cyane y'abazungu gusa please uyu hese pastor afite icace y'abazungu ngiye hano cace y'abantu ngahese ko aho aja mu Buholandi ajahe ahantu hose gadacumbika ntabwo ibyo gusebanya ibyo mu buzima bwo tubishira iruhande kandi nawe arahari mu kanya arongera azamuke urimo kumva nitugera ku bintu bya vie privée n'ubuzima bwe tugerageze gushyiramo imiyaga sibyo kandi imiyaga tugomba gushiramwo ubu ariko avuga yuko afite itorero ryemewe n'amategeko ubwo ni kuvuga ariko arayobora abamwemera bazaje gusenga natange adresse ejo bazatonde urakoze cyane ndagushimira mama sava nta kibazo nagiranye nawe uretse ikibazo nagiranye nawe arabizi neza ikibazo yangejejeho nticyabasha gukemuka nk'uko abishaka ndasimbuka ibyo nicyo mama sava ashatse gushaho clear nta kibazo ufitanye na mama sava bidafite aho gihuriye na buriya buhanuzi wamuhaye bwatumye abura bidafite aho bihuriye na hariya buriya buhanuzi nabuhanuye December kandi igihe umuntu wese akiriho niba umuhanuriye bitarasohora arindire siko biri sinjye usohoza ubuhanuzi urebye video jya muri YouTube yacu cyangwa umbwire unyandikire nguhe video yose urebe ko atari yishimye urebe ko atari yishimiye ubuhanuzi urebe cyangwa nguhe na message nagiranye nawe mbere nguhi bigane muri office yanjye fitemo camera record nguhi ibyo yavuze turi kumwe ibijyanye na papa sava ariko sinaje kudestroyinga for her life abanyamakuru baramamagaye nanze kubivugaho kuko sinkeneye gufata ubuzima bw'umuntu wanyatatse nanjye mwatake wibuke ko ndi umushumba uyoboye abantu b'abanyabwenge mfite uko ngomba kwitwara yego icyo ni cyambere kivuyeho icya mama sava yes niba numvise neza mama sava ahangaha hari ibindi bintu muziranyeho birenze buriya buhanuzi birenze biriya byashatse gusakuza murabizi ibyo yavuze naracecetse yego ariko nshatse kubifata mbishire hanze nizo message avuga nuko kuvuga ngo njye sindi umusazi ngo nsengere umuntu abantu musharinge babasava n'abantu bafite nimero bamuhamagara zi ngo nikuremo imyenda that is a stupidness tuvuge urugero ni nk'urugero ushaka kuguha ese umuntu yikuramo imyenda ni urugero ndi kuvuga yakwikuramo imyenda nta cyabaye
hagati y'umuntu n'uyu sinzi niba ahangaha ndashaka kugira ngo tugende etape par etape twamamasa tuvuyeyo narangije ko masava. okay so hari undi waciye aha ngo w'umwana wa 18 ngo muri Amerika. Yego Papa Godfather niba uyo mwana ari ahangaha mumuhamagare. Hagati yange nawe uza kubeshya apfire ahanga kuri online, uyu mwana akamuhamagare mushire wanga aze ahanga kuri platform. Ngiye kumamagara kuri telefone ngo account yabaye suspended. Ntabwo ashaka indi fake cyangwa ayicreye azamuka. Uretse gato niba ashaka kumbeshyira 18 uretse gato kuko ni ikintu tugomba gushyiraho umucyo kuko niba ushobora abantu bashobora guhurira ahantu abantu magana ngiye ntabwo nyafata sayidi reka ibintu tubishyiraho umucyo. Allo aha Vanessa ndatekereza uri kunyumva. Okay Vanessa ndi kumwe na pasteur nguyu hano ntari mpamvu yo kuguhisha. Vanessa ndashaka ngo uvuge ari hano nguyu uvugana na pasteur. Nagiye kuri live. Wagiye kuri live yego? Ndazamuka noneho nyine arambwira njye ntabwo ngari umuntu abanza avuga izina ry'ukuri arinde kuko numvisha izina rye. Umva uretse gato yitwa Vanessa. No avuga izina rye ry'ukuri. Uretse pastor uretse gato akubwira ngo ihangane tumwumve gato noneho uhita ufata umwanya. Yes twagiye Vanessa. Noneho ndangije muha nimero yanjye arampamagara. Ego amamagaye ndamwitaba nibwo nari ndi mu cyumba njyenyine arangije arambwira ngo bite ni byiza ngo shira kuri video nyishira arambwira ngo ufite imyaka ingahe ko ndi kubona uri muto ndambwira ati mfite imyaka 18 arambwira ati warabyaye ndavuga ati yego arambwira ati ngo ujya kubyara ngo barakongereye ndavuga ati yego barambwiriye ukumva urukumva gutfa ndikukumva arangije barambwiye ati ngo ahantu banyongereye ntibanyamubwiye ko ngo nzarwaraho kanseri. Ngo ninjye muri dushe muri ibintu nkore nyine ngo ugire n'ekana telefone ambwira ibintu nkora ngo ndangiza ngirute ibiki nakubwiye ibiki nakubwiye ambwira ibintu nkora ndangiza kubikora nuko ngahita agira Vanessa niba witwa Vanessa udatuma nza gufata message zawe nkazitereka hanga ariko ntari kuri video. Ego akomeza kubimbwira ndavuga ati ya ntabwo okay hallelujah urabyumvishe ngere wenda ndi kuri video ariko ntakoze ibyo bintu. Arangije mbandagize numvisha ko neje kumbwira ibyo nakora ndamukupa nibona ngishije mu inama. Impitamo boroka ndanayisaba nimero ye no kuri TikTok ndablock. Okay thank you urakoze cyane. Gasoro koze abo muhamagaye nanze kujya ngo bitaza kwigira fabrication. Okay pastor uyu nguyu nagira ikintu bivugaho. Okay uyu mwana nubishaka ndaza kuguha ibyo yanyandikiye sibyo? Reka manze nkwandikire kuri WhatsApp ko nahinduye. Kankomeze ibyo ndaza kubiguha nyuma. Uyu mwana umvisha ibyo navuze n'ibintu yari yavuze mbere birahabanye. Ntabwo bihabanye. Umva gatoya tugende gatoya. Ase ntabwo bihabanye. Umva gatoya. Waravuze ngo naje gushyushye yiyambure imyenda. Umva nkubwire ko navuze. Let me explain. Naramuhanuriye. Ego arabivuze ibyo yavuze ko namubwiye namenye ko yabyaye urabyumva. N'ibindi ntashaka kuvuga by'umuryango we nawe sibyo? Nawe ku giti ciwe azi ariko kuko yabivuze actuellement reka mbivuge. Ego uyu mwana yaje kunyiyaturira wenyine ambwira ngo agurisha videos for the people from Nigeria. Sinitaye kugira ngo mbone ubwambure bwe. Naramubwiye ati jya muri dushe yawe urabyumva
ufate ikiganza cyawe ushire ku nda yawe uvuge ngo nditandukanyije n'aba bagabo bo muri Nigeria, nditandukanyije n'aba bantu bose babi n'iyi myuka mibi bantayemo. Ntago wumvishe ko ntamubwiye ngo afungure video ngo anyere ku bwambure bwe. Icyo cyo akivuzeho clear, ntacyo nakoze. Ndi umushumba shobora kuyoborwa uko umuntu ngomba kumusengera ariko bifite glory y'Imana. Kuko yarari kumwe na nyina adashaka kugira ngo mama we abimenye. Avuga ko nihe yajya asaba ko yajya muri douche. Mbasha kumusengera, nta n'ikindi kintu nagiranye nawe, ikindi gitekerezo nawe navuganye nawe. Afite umwana w'umubebe, simuzi, nta bipapuro afite bya Amerika, ndamubwira ngo ndi gutegura muri California araza muri Church of Revelation Church ya Prophet Lovey. Nubona umwanya nawe uzaze. Uyu ni umukobwa mutoya wabyaye, sibyo? Abantu benshi bafata pasiteri ni umusore, pasiteri ni umusore. I'm married, guys. Kuba to accuse me for something's reason bidafite imbere n'inyuma, uyu mwana ndabirangije mbiclosingiyeho. Niba ushaka ukundi kuri kuko izina yambwiye ntago yitwa Vanessa, iryo yambwiye mbere. Okay, dukomeze. Tugende. Hari undi witwa Joanna. Joanna. Sibyo? Yego. Joanna noneho we ngo yari waramuhize mama pasiteri mu umva nkubwira abazi we yadusobanuye n'ijoroko yavuze ko nawe yazanyemo mama we ibintu biteye agahinda pastor. Umva gatoya tugende gatoya ndashaka Joanna we yabishyize ku rundi rwego avuga ko ni moderator wawe ni utranslatinga yewe yanasengeraga na nta nubwo yantranslatingira mbikubwire. Hano hari abana baza kuri live yanjye kandi umenye ko sinza kuri live kuko nza kuri live kuko nje guhanurira abantu. No, mba mfite service. Sinza kuri live guseka kuko nta bushuti ngirana nabo ndababwira ati mbafata nk'amafantome. Ikinzanaha ni ukubasengera, nta kindi dupfana. Pastor ufata abantu kabita amafantome? No, ndi kukubwira abantu sengera bari kuri mu mihanda. Fita abantu bavuga ati ngo uriya no pastor mfite church i Kanombe, we buy the batima, dufite batima yacu twaguze. Dufite church irimo more than 1,000 people. Ushaka kuimenya jya Kanombe ku kibuga cy'indege on airport. Yemejwe n'amategeko y'u Rwanda. Uranyumva sinabapfunzeho comment kugira ngo ugire focus. No, ntabwo ndi gusoma comment ni ukuri kuwiteka. Okay, twagiye munakore subscribe, twagiye ijambo ni iryawe pastor. Joanna ntiyasobanurira, nta cyongereza afite ya he can translate me. Joanna nta kintu mpfa nawe. Navuganye na mama we for the prayer. Iyo abantu bagutyo mba suspectinga mbafite na audio zabo. Okay, ahangaha nahamagaye mama we, arabizi ibyo nasengeye umuryango we, arabizi ibyo namusengeye, arabizi aho namuvanye. Simuzi, namumenye yaha, naramusengeye kumusengera, azi ibyo yari arimo. Bwa mbere musengera hari abana bari ahangaha babizi. Uko namwihanishije nanga icyaha n'igisa nacyo. Pastor, tukiraha Joanna we mu buhamya yatanze yavuze ngo pasteur uko namusoye yantegetse kwiyambura imyenda. Aha tuvuga kuri Joanna. Tugende gatoya. Kugeza naho mama. Unyumve gato good father. Iyo ikibazo kije buri wese arashaka fame. Naguhaye ku kibazo cyo gakiza.
uhora nyitango papa 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 Gakiza aba bose barahari ariko nanze kubazamura kubera impamvu imwe kugira ngo bazamura ko akavuyo sibyo yego the things uyo Gakiza ushaka kundiraho fame njyewe nahamagawe n'Imana kandi pe haleluya ari Gakiza urimo kwicara ngaha kabeshya nta bugingo azagira ndakurahira Imana ihoraho nta bugingo nkiriho Gakiza azagira ibi ndabikubwiye niba narahamagawe n'Imana isumba byose Gakiza nta bugingo azagira nguteza amatwi umuntu reba ni nk'urugero uyu munsi sibyo urahanga kugira ushire umucyo ku bintu siko biri singutumye mvugire Imana senga izi kuvuga izi gushira ibintu ku bikorwa kandi abankunda ntibazabura kunkunda ngo kubera ko abantu bagiye kuvuga ibi ngibi uyu mwana mumenya namumenye ntanamuzi ese good father wemera ko waciye mu bukristo siko bimeze cyangwa urazi n'Imana wemera ko Imana itabarobanura ku butoni ndikukumva urabyemera uyu munsi nubwo nahanurira abantu singi ubisohoza ni Imana ibisohoza twagiye ntabwo uragera ku ngingo nyamukuru yatumye ibintu bisandara twagiye none ndashaka kuvuga ku bantu bose barimo kuvuga niba izina ryanjye mwarivuga rikabaha ibyo kurya rikabaha aba followers nukuri mukomeze murivuge